Uri bereza madamu? Yego tugufasha iki? Ufite umugabo ngwana mo hano? Umugabo ndamufite uramushakira iki? Ndamushaka ngazajye gutanga umusada ku gihugu. Madamu nk'ukuri kwinyonga ujya hehe? Giye gukingura umuntu wumvisha ari gukomanga ari ku gipangu. Utaza kunzana nawe amanyanga yawe muri iyi minsi? Kare ubwo urumva nakubeshya. Umva, gendere bo umuntu ari kumuza gusanga ari abantu bari gushaka umugabo. Uhita babwira ko nahari numvisha ari imikwabo yo gushimuta abagabo muri no minsi. Wari gushaka kujya kubajyana nimba ari hehe? Wabwira ko nahari. Rwose ndababwira ko udahari rwose bose. Igusubiriremo. Nusanga bari gushakisha umugabo. Uvuge ko nahari. Nabyumvise ndavuga ko udahari. Sasha. Nako ndibutse. Umugabo wanjye hari ahantu yagiye. Yagiye hehe? Ariko Safandi ubu ngubu numva namenya ahantu umugabo wanjye yerwa agenda koko buri kanya. Ariko madamu, waba uri kubeshya inzego z'umutekano ukavuga ko nawe uri hano. Twakinje tukamusanga ko twaguhana. Safandi ubwo urumva icyo kintu ari ikintu nabeshya koko reka ntago bishoboka. Sore rufungura ninjire ndebe ko tatubeshya. Erega Fandi ntago ari ngombwa ko wirirwa winjira kuko muri uru rugo ninjye nyine urimo. Reka ninjire. Oya nta mpamvu yo kwinjira wowe. Waretse nkinjira. Bise kuko nakubwiye nta mpamvu yo kwinjira. Sisi, umuntu muri kurwana se muri gupiki. Tonto, hi. Uyebye nimba urimo urashaka abagabo tonto umenye ko hano nabahari. Ubwo ni cyo gushaka abagabo ko nigeze mbivuga. Dore nakumva mvugishijwe ubwo ngubwo nose tonto turakwakiriza iki? Oya ntacyo ndagiye se ubundi hano mubana muri bangahe? Ndahibona. Nakarahibona. Nako turahabana. Abana nkande rero. N'umugore n'umugabo. Ngo mubana nk'iki? Nako nk'abagore bateganya kubona abagabo vuba. Kandi numvise uyu wamufite. Ego gusa nanjye ni vuba hadi. Sisi. Naringize ngo ni ibintu by'imitsi byateye. Sawa rero ngiye mbaye ngiye. Ariko umugabo we naza mubwira aze gufasha abandi bagakora urugamba dore umwanzi yaduteye. Ngiye mbaye ngiye. Tonto ugira urugendo rwiza. Sigara amahoro. Ega bibajya ngo bisi ko twebwe nta bwenge tugira. Ariko se nimba ari ukujya ku rugamba ugafasha abandi bagabo wajya ukareka ubunyabwoba. Tose ashaka ubuse bandashe ninde wazajya utanga iposhanga. Aha njye se sinkora nanjye najya ntanga iposha abana bakarya. Yewe niyo waritanga ntago ryangana nk'iryo nanganga gatuzorohe murero. Ubitekerezeho nawe urebe ko wajya gufasha abandi bagabo. Madana ubwo ndi umugabo wawe ariko kakanya umenye ko nanjye ndi umugore mugenzi wawe. Kuki ubundi wumva ko ibintu byananiye abandi ari njye wajya kubishobora. Ambese kwa mama wasijye kwipfakariza umugore ndebe. Ariko uri umunyabwoba wa mugabo we. Ndamaze wowe utabugira ngaho ujyayo. Niba kurasa nzatunga abana sha. Ate amategeko umugabo wawe ngo azagaruka ryari? Izifuniko ni kureba size umugabora. Reka ni sister wanjye. Ariko ni igishega. Reka nuko yakoze ubuzunguza igihe kinini niyo mpamvu amaguru yangana gutya. Ariko ko ndi kwiyumvamo ko ari ikigabura. Reka nze ndebe niba ntibeshye. Afande wibeshye igendere. Wasanga ari n'uruhungu reka ndebe. Yewe. Afande na. Yego kumananje. Akasa kumiro none nakamara amazi. Umva mata. Umugabo we nazo umubwira dusanye ku rugamba. Yewe.